Yes, ubu noneho ndakeka abantu benshi bamaze kubona ko Bruce Melody akwiye kwambara ikamba rya Mr Rwanda, kuko ibintu amaze gukora biri kugaragarira amaso ko ari umuhanzi ufatika, noneho washobora gukora iby'abandi batigeze bakora mu Rwanda, uhereye kuri bakuru biwe ukagera ku bandi bantu bafite imbaraga nyinshi mu muziki w'u Rwanda. Ibi ndagira ngo muze kuduhereza ibitekerezo kubera ko Bruce Melody ubu yamaze kuba umuhanzi munini cyane ku rwego rw'uko Diamond Platnumz noneho yaje kumwirebera kuri hoteli. Tekereza kino kintu, Diamond Platnumz yamaze kubona indirimbo Pom Pom iri kugoinga viral, aravuga ati reka njye kureba uyu muhungu uri gukora media tour. Mwibuke neza Diamond Platnumz ibino bintu bya media tour bitewe na platform afite nini cyane ntago ajya bikora, indirimbo irijyana. Ariko umuhanzi ufite potential, umuhanzi ufite ndetse n'ubushobozi, umubonera muri bino bikorwa Bruce Melody ari kugenda akora hirya no hino muri East Africa, agenda akora amatuwa agiye atandukana. Can you imagine Bruce Melody nibura amafaranga ari ku expendinga muri media tour? Tekereza kuzenguruka Kenya byonyine ikubye amafaranga y'u Rwanda inshuro 8. Ndakeka rikumva icyo kintu. Ni amafaranga menshi ashobora kuba yaragendeye muri iyi media tour. Mwibuke neza niba yaragiye muri Kenya agakora tour, Diamond Platnumz yararebaga, sibyo? Yagiye muri Tanzania, Diamond Platnumz ari kureba. Niyo mpamvu Diamond Platnumz byamukoze ku mutima, atanafite yewe nubwo bushobozi, atanafite yewe naye masezerano yo kuba yakomezanya media tour na Bruce Melody. Ariko yavuze ati kuva navuka, kuva nakora umuziki nge Diamond, nibwo bwa mbere mbonye umuhanzi ufite ishyaka ry'umuziki. Hari abantu benshi bajya mu kazi bajenjeka, ariko Bruce Melody wiwe ntago ari ko ameze, kuko twagiye tubibona yagiye asohokera igihugu, yagiye asohoka u Rwanda agiye kwamamaza ibihangano bye. Ari nayo mpamvu twe nk'abanyarwanda dufite inshingano zo gushyigikira umuziki wacu, cyane cyane tugashyigikira ba bantu bafite imbaraga, ba bantu badashingira ngo ku bwoko. Njya mbibona muri comment ugasanga nka Bruce Melody bamwihaye bamututse, ugasanga The Ben bamwihaye bamututse, ugasanga umuhanzi runaka n'umukinnyi wa filimi runaka bamwihaye ngo kubera ibyo bintu. Kandi ni ibintu bitwangiriza igihugu, ni ibintu bitwangiriza societe yacu. Ugasanga bamwe na bamwe, ugasanga si n'abanyarwanda bari mu gihugu, ugasanga ni bamwe bakasuku bita ngo ni bigarasha. Ariko icyambere mba mbona gikwiriye muri uyu muziki, muri iyi industry, tuba dukwiye gufatanya tugashyira hamwe tugapushinga umuhanzi wacu. Bruce Melody ubundi atangiriye umuziki yari umuntu n'ubundi usanzwe ukennye, ariko aho yaje gutwarira Guma Guma yaje kugaragaza ko ibintu ari gukora, ibintu by'umuziki ari ibintu azi. Tekereza nimba Bruce Melody akora umuziki nk'uyu nguyu atarigizana na wiga. Ibaze niba ko abantu bagiye mu ishuri bakajya ku Nyundo bakiga umuziki, Bruce Melody aza akabigisha noneho umuziki, akaza agakora ibintu birenze ibyabo. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi u Rwanda ruzagira bagize amateka meza ndetse n'amateka agoranye cyane, kubera ko kano kanya umuziki urimo amafaranga. Ari gukora indirimbo imwe nubwo atayipushinga muri buno buryo, ishobora kuba yakwinjiza amafaranga. Ariko nanone reka aka kantu tugasimbuke, duhindukirire ku muhanzi wacu The Ben. The Ben sinzi impamvu mutari kubona ko afite akantu k'ubunebwe nk'uko Bruce Melody koko yamye abivuga. Jewe maze kubona ko The Ben afite ubunebwe bumwe bunateye ubwoba,
kuko Bruce Melody barasa nkaho bayingayingana, basa nkaho bahanganiye abafana, bahanganiye isoko ry'u Rwanda. Nimba abantu bagiye kwamamaza ubu muri iyi minsi, bari buze gushingira kuri platform ziremereye, bari buze gushingira ku mazina, sibyo? Ntago nari umugabo ihabwa intebe muri kino gihe, ibikorwa nibyo byivugira. Niyo mpamvu ujya muri Nigeria ugasanga nk'umuhanzi Nkarema yatwaye igihembo cy'umuhanzi mwiza muri Afurika, yatwaye igihembo cyiza cy'indirimbo nziza muri Afurika, Baba na Boy kandi bari aho ngaho. Ibyo ni ibintu biba byagaragaje imikorere myiza ndetse n'umuhati n'imbaraga zagiye muri production, n'imbaraga zagiye mu matuwa agenda akora hirya no hino. Bruce Melody biri kuvugwa ko agiye gukora igitaramo cy'amateka hariya Zanzibar. Ni igitaramo kizaba kirimo Diamond Platnumz, bazaririmbana iyi ndirimbo Pom Pom, ikaba ari nayo promotion ya nyuma izabera muri Tanzania. Ubwo Diamond Platnumz yafataga uyu musore Bruce Melody bakajyana, mwarabibonye neza ku mashusho, amaze iminsi amashusho ari hanze, ngo nicyo kintu bagiye kwigaho neza. Aho The Ben we ari kujya muri korari, ngari kuzahura ngo umuziki nyarwanda. Mwibuke neza ibintu yabwiye Bruce Melody mu ndirimbo iriya ndirimbo yiwe Indabo Zanjye, yaramubwiye ngo bashora nga yabo ngagahomba. Bro, Bruce Melody ni wa muntu uzahomba, kandi guhomba uri mu kazi ndakeka atari ibintu warenganyiriza umuntu, kuko ndumva ari ibintu bisanzwe. Umuntu arakora agahomba, se tuvuge ko nawe Indabo Zanjye zamuhombeye itaragira na views miliyoni. Ni ibintu bikomeye cyane nimba The Ben afite akantu kameze kuriya k'umutima wo kudakora, ahubwo ugasanga ari gukunda cyane, gufasha cyane. Yego ni byiza, ariko turi kureba who the best, ninde wa mbere, sibyo? Niwe muntu turi kureba muri kano kanya. Ninde ushobora guhamagara abastari bagiye batandukanye bakaza mu gitaramo cye? Ese ninde ufite aba followers benshi? Bruce Melody aracyamukubye. The Ben afite 550, Bruce Melody afite 900, sibyo? The Ben ni umuhanzi uhora witurije, ariko nujya kureba ku ruhande rwa Bruce Melody uzasanga ari wa muhanzi ufata kanya kiwe akajya gukora media tour mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu kiwe mu Rwanda, akagenda akavuga ati giye buri radio yose iri mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu ntara ndaza kuba nayigeraho. Muramubona akora ama live menshi cyane kuri TikTok. Nta nundi muhanzi wigize ukoresha buno buryo mu rwego rwo kwegera abafana. Icyambere, Bruce Melody ari guhereza akazi abanyamakuru, bari buze kurushaho gutangaza ibintu byiwe kuko content zirahari. Boro, Bruce Melody ni umuhanzi munini ushobora kuvuga ikintu kikirirwa kikamara nk'icyumweru kiri gutrendinga, kiri gusirikira mu mitwe y'abanyarwanda. Ariko abandi bahanzi nimba mutari kubibona neza, ubu ngubu King James ari he? Ese King James yari kugereranywa na Bruce Melody? Ese yari kugereranywa n'uwo The Ben? King James yari ari mu bahanzi 5 ba mbere batavugwa rwose, bakoze ibikorwa byabo biri hariya bigaragaza icyubahiro bagomba umuziki nyarwanda. Reba ahantu ari, mufate nanone urugero kuri Tom Close. Ese Tom Close ni yatwaye Guma Guma? Ese Urban Boys ntago batwaye Guma Guma, sibyo? King James yatwaye Guma Guma. Riderman ari he ko yatwaye Guma Guma? Amafaranga yiwe ari he ko tutari kubona umuziki uri kuzamuka ngo ube global star? Agomba kuba umustar, ariko hano mu Rwanda niho bamuzi, kandi twebwe turi abambere mu bintu byose. Niyo mpamvu Bruce Melody ari umukozi, ni munyakazi, ni 001. Kora subscribe rero, wandike igitekerezo cyawe nshuti,
ntiwibagirwe gukora like kuko ni ibintu byiza cyane biri kudushyigikira. Iyo twabonye mwarebye video mwayikunze mwashyizeho ibitekerezo, turushaho gushaka andi makuru menshi y'ubusesenguzi bw'umuziki. Thank you so much. Ciao ciao.